Ndabasuhuje mbahaye ikaze kandi mbifurije ibihe byiza wowe wamaze kugera kuri Vibe Stock Live by'umwihariko nitwa Iradukunda Kevin Junior. Reka tugaruke tuganire amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino ariko turi buze kwibanda cyane cyane mu myidagaduro. Uyu munsi wa none turi ku itariki ngira ngo 24 z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2025. Turagaruka ku munsi w'ejo ahagana nimugoroba ubwo polisi y'igihugu cy'u Rwanda yasohoraga itangazo rigira riti turamenyesha ko ejo tariki 24 ari wo uyu munsi Kanama mu mwaka w'ibihumbi 2025 guhera saa 9 kugeza saa 11 z'umugoroba umuhanda Sonatube Kicukiro Centre hagati ya Simba Supermarket no ku kiraro cya Kicukiro Centre uzaba ukorerwamo imyitozo itegura irushanwa ry'isi ryo gusiganwa ku magare yari ryo dusanzwe tumenyereye nka UCI rizabera mu Rwanda. Ibi bizatuma rero urujya n'uruza muri icyo gice rudakomeza gukora nk'uko byari bisanzwe. Abapolisi bazaba bahari kugira ngo babayobore ugize ikibazo kandi ugahamagara kuri nimero zari zashyizwe kuri iri tangazo. Ndagira ngo tuze guhita dusimbukira ku muhanda turebe uko byari bimeze ku myitozo y'ikipe y'igihugu yitegura irushanwa mpuzamahanga, akaba ari irushanwa ry'isi yose aho amakipe atandukanye hirya no hino akora uyu mukino wo gusiganwa ku magare azaba yasesekaye mu rw'imisozi igihumbi aje guhangana kugira ngo barebe ninde ugomba kwegukana igikombe cy'isi cy'isiganwa ry'amagare. Nk'uko byari biteganyijwe rero ko imihanda yagombaga kuba igomba gufungwa guhera ku isaha y'isaa 9 zuzuye, ngira ngo ntago ariko byari biri, ngira ngo siko uko abantu bari babyiteze siko byari biri kuko niba muri kubibona ku mashusho ari gutambuka namwe mu mashusho yerekana polisi y'igihugu irimo ifatanya abo twakwita aba youth volunteer kugira ngo bagarure umutekano mu muhanda cyangwa se babashe guhagarika imodoka kugira ngo aba banyonzi bacu baze kuza kubona uburyo bakora imyitozo batabangamiwe. Ni imihanda yafunzwe isaha y'isaa 10 zuzuye, irongera ifungura saa 10:40. Bivuze ngo saa 9 nk'uko byari byagoye ko bigomba gutangira sibwo byatangiye ahubwo byakereweho isaha yose. Nyuma yaho n'igihe byari byatangajwe ko bigomba kurangira siko byaje kurangira kuko byarangiye isaa 10:40. Ngira ngo abantu bari bahari ku muhanda ari benshi, ngira ngo bari bitabiriye kugira ngo baze barebe uburyo ekipe y'igihugu iri kwitegura kuzahangana cyangwa se kuzahagararira igihugu cy'u Rwanda muri uyu mukino wo gusiganwa ku magare. So abantu rero bakomeje kugenda batangara cyane kuko batigeze babona ekipe y'igihugu cy'u Rwanda bategereje, ubundi nka nyuma y'iminota mikeya baza kubona bamwe mu bakinnyi bagera kuri 3, habanje umwe abanza na moto y'abapolisi, ngira ngo ni moto imurindira umutekano icaho. Nyuma y'iminota mikeya idaciyemo n'umunota umwe haza indi moto nayo iri kumwe n'undi mukinnyi. Nyuma y'iminota nanone mike cyane hahise hasesekara uwa 3 nawe ari kumwe na moto ye. Abanyarwanda baravuga bati ese muri iyi shampiyona y'isi nuko bizaba bimeze, tuzajyana abakinnyi 3 mu irushanwa cyangwa se hari ibindi abantu bari bashaka kwiyerekanira? Ngira ngo nkurikije ukuntu byari bimeze kuri seti, hari abapolisi benshi, hari aba youth volunteer benshi, ngira ngo itangazamakuru ryari rihari ryo ni nkaho ni rike cyane, ni RBA itahabura ndetse hari n'abandi bantu nashatse kuvuga hano ariko ngira ngo nahabonye ibinyamakuru 2. So twahageze rero tureba ukuntu byari bimeze, so ngira ngo abantu benshi bakomeje kugenda batera komenti kuri iri siganwa bibaza bati ese ko ibyo bari bateganyije ko uyu munsi biza gukorwa bitakozwe, ni iki kintu ibi bintu baba babiteguriye?
Twagerageje kubaza umwe mu baturage bari hafi aho ngaho turaganira kugira ngo twumve imbamutima zabo cyangwa se twumve icyo batekereza ku byo bari baboneye hariya. Baratubwira bati dukurikije umuteguro wakozwe, dukurikije drone zashyizwe mu kirere, dukurikijwe umutekano wari uhari, ntabwo uyu munsi wa none hari hateganyijwe imyitozo nk'uko babivuze, ahubwo hari hateganyijwe mu by'ukuri gushaka kwerekana ishusho y'uko muri iki gikombe cy'isi kizaba kimeze. Ati kubera yuko ntago utubwira ngo igihugu cy'u Rwanda kizasohokerwa n'abakinnyi batatu bonyine, kandi niba koko twarasomye neza itangazo ryavugaga ko ari uguhera saa cyenda kugera saa kumi n'imwe, twumvaga ko abakinnyi twe kuba twababonye twamaze kubona n'urugero bariho. Bari bavuze ko ari kuva ngira ngo ni mu mihanda ya Sonatube ugera centre. Abantu tukibaza tuti kubera iki nanone bongeye bakavuga bati mureke noneho dufate aka gace ka Kicukiro centre ariko baza gukoreramo imyitozo. Icya mbere si ahantu harehare cyane, icya kabiri si ahantu harimo wenda akazamuka ngo biragorana, ikindi si ahantu harimo hatuma umukinnyi nyine hari ibindi bintu yunguka. Ibyo yabonera ahandi ni nabyo yabonera hariya Kicukiro centre, ariko hari n'abandi bakomeje kuvuga ngo bashakaga ahantu heza hakeye ho kugira ngo amashusho aze kuza akeye ameze neza agaragara neza, nibirangira bafate iyo videwo bayoherereze abo bashaka kugira ngo bereke ko mu Rwanda ari amahoro, bafite ubushobozi ndetse bafite ibikoresho n'ububasha bwo kuba bagira gute bakakira iki gikombe cy'isi cy'amagare. Ku ruhande ugatekereza ugasanga kuko ibi bintu birashoboka cyane bitewe n'uko kimwe mu byari byabahuje kitakozwe, iyo myitozo yo navuga ko itakozwe kuko ntago byagaragaye nk'uko benshi babitekerezaga. Bari bari muri IPRC Kicukiro, cyokora twabonye imodoka nyinshi z'abapolisi, twabonye polisi y'igihugu benshi baza kugira ngo batunganye umuhanda, ariko dutegereza ko tuza kubona ya myitozo iri butwereke ishusho abakinnyi bagiye kwinjirana mu gikombe cy'isi cy'isiganwa ry'amagare turabibura. So abantu benshi rero bikomeje kugenda bibatera urujijo, bakibaza bati Team Rwanda yaba yiteguye ite, yaba imeze ite, ariko byanga bikunda byantiye kubona ko abanyarwanda banyotewe uyu mukino, banyotewe iki gikombe, kandi byanteye kubona ko ekipe nasiyonari ifite abafana bayikurikira, kuko nkurikije ukuntu bari bababaye bitewe n'uko batabonye abakinnyi babo bifuza, byaje kunyereka ko bizaba bimeze neza muri iki gikombe cy'isi. Byashobokaga cyane ko wa mugani bari bafite indi ntego yabo yo kugira ngo wenda bagire abo bakomveka, babereke ubushobozi bafite bwo kuba bakora ibintu, kandi iyo urebye no mu mboni zawe nawe nicyo kintu ubona. So ngira ngo murakomeza kugenda mureba ayo mashusho, niko byari bimeze, abo nibo bakinnyi batambukaga. Ubundi ibindi turaza guhurira muri komenti mutubwira ukuntu mwebwe ubwanyu mwumva iri siganwa ry'amagare riri gutegurwa, ukuntu muteganya kuzajya gushyigikira ekipe yanyu, ukuntu muteganya cyangwa se ibyifuzo byanyu mwahereza ekipe y'igihugu kugira ngo izabashe kuba yitwara neza muri iki gikombe cy'isi cy'amagare. Ni igikombe rero kizatangira ku itariki 21 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'2025, giteganyijwe kandi ko ari igikombe kizarangira ku itariki ngira ngo 27 z'ukwezi kwa cyenda, ubundi hakavamo uwegukanye iyo ntsinzi. Umwihariko wacyo rero, umwihariko wacyo ni uko byose bizabera mu mihanda y'umujyi wa Kigali, aricyo cyatumye amashuri bamwe na bamwe mu bakozi ba leta bagomba guhagarika imirimo yabo, ndetse abandi bagateganywa kuzinduka cyane kugira ngo baze gutanga umuhanda hakiri kare. Ni isiganwa ritazagera mu byaro nk'uko twari tumenyereye Tour du Rwanda izenguruka igihugu cyose, ahubwo n'abaturuka mu ntara zigiye zitandukanye bazaza gukurikira uyu mukino hano mu mujyi wa Kigali cyane. Reka mbashimire kandi nkomeze kubifuriza ibihe byiza mwe twabanye muri iki kiganiro, nkwibutsa ko ushobora kudusura kuri website yacu, ukadusura kuri YouTube, Instagram, TikTok ndetse na Facebook. God bless you.